turashima Imana itaratugize inkoko ngo batubahe. Imana ishimwe. Turashima Imana itaratugize giheno ngo dutware amajiri. Turashima Imana. Hari ibihamya byinshi bituma twishima. Iyo Imana iza kutugira kaburimbo imodoka ziba zidukandagira uko zibonye. Imana yatugize abantu. Ni data turashima Imana yatugize umutwe ntabwo yatugize umurizo. Haleluya. Imana ishimwe. Imana igenda ikora iby'ubutwari. Bavuze ko tutazikamira n'ay'imbwa, turi gukama y'umwuka wera. Bavuze ko tutazikamira n'ay'imbwa, none turi gukama amata y'umwuka adafunga. Imana ishimwe. Wowe dukurikiye, hari abantu benshi bavuze yuko ntacyo uzimarira. None ubu ni wowe muntu ufite ubutunzi mu mujyi wa Kigali, ufite ubutunzi burayi n'ahandi. Iyo bagize ikibazo rero batabaza kandi bavuga ko ntacyo uzimarira. Twebwe turi hano kubw'umugambi w'Imana. Twebwe dukora imirimo n'ibitangaza. Imana idukoresha imirimo n'ibitangaza. Turasenga bigakwira, ibintu byose birashoboka imbere y'Imana, kuko nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. Imana ishimwe. Nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. Bavuze ko utazabyara ariko urahetse. Haleluya. Sorry gatoya Mana nitabe telefone. Halo. 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 Ndakumva. Mwiriwe. Yesu ahimbazwe. Hanyuma rero hari umuntu urwaye. Uwo muntu yari yifuje umuntu umusengera. Uwo ni wo murimo dukora, umurimo w'Imana, dusengera abarwayi, tugahagurutsa ibirema. Nta muntu ujya ugera imbere y'Imana twahageze ngo ataha adakize. None ubwo ngubwo rero ntabwo ari hafi ya Gisenyi. Ni Gisenyi. Rero nari namubwiye ko nta muntu wamusengera, niyo mpamvu muhamagara. Aho ngaho uri mu mwuka rwose, urabizi neza yuko dukoranye igihe kinini, kandi urabizi ko nta muntu wigeze undangira ngo musengere ngo bifeyiringe cyangwa bipfe. None ko birasaba iki kugira ngo uhagere umusengere? Ni ukuvuga ngo twebwe dukorana n'Imana imirimo n'ibitangaza, idukoresha byinshi birenze ibyo abantu batekereza. Rero uwo muntu wampuza nawe? Namuhuza nawe nta kibazo. Muza nawe ubundi muvugishe, kandi nawe nkimara kumusenyera agakira, tukimara kumukuraho akantu ufitemo tipu, ntago ari ibyo gusa byo kuvuga ngo wandangiye ikiraka nk'icyo ngicyo nguviriyemo aho. Reka muguhe. Yego. Halo. Muraho. Muraho neza. Amakuru. Turashima Imana. Mwebwe mumeze mute? Amakuru n'ay'uburwayi. Wararwaye? Imana irahari, iri hejuru ya byose. Imana ikora imirimo n'ibitangaza, abantu bagatangara. Rwose uwakundangiye ntago yibeshye, kuko Imana iri muri twe, kandi yaravuze ngo tuzakandagira inzoka na sikoropiyo, izahindura byinshi kubera twebwe nicyo yaduhamagariye. Abantu benshi bansengeye ariko bikanga, ubu nakugira icyizere koko babasha kunkiza. Rero kondisiyo yo kugira ngo ngenze kugusengera, urumva aho ngaho za Rusizi ni kure, birasaba n'ibihumbi 250 nkagusengera ugakira burundu, ndetse
n'abuzukuru ba dayimoni nkabica muri wowe bakavamo, kuko imbaraga Imana yampaye zirahagije zinyemerera gukwirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Noneho icyo kigeretseho, iyo udafite ibihumbi 250 ukaba ufite nk'ibihumbi 150, ndagusengera watangira koroherwa nkarekeraho. yo uje kuko maze gutanga amafaranga menshi nashaka umuntu wanzinya ngakira pe. Aho ngaho rero ni ibihumbi 250 nkagusengera ugakira, cyangwa se watanga iry'itanu nkagusengera byageramo hagati nkarekera. Ariko abadayimoni iyo umuntu yabirukanye bakagenda, byageramo hagati bataragenda burundu, akarekera aho ngaho bakongera bakagaruka, urumva bagaruka bikubye kenshi. wagize 200 koko? 200 byari byo, ariko urumva harimo n'agatike, itike nzana ingarura, amazi nzanywa mu nzira, kuko nta mukozi w'Imana wishwe n'umwuma. Nta kibazo. Noneho araba nomero yawe ngohereza banki, ajya nka banki nangahe? Avance ni 1/2 kugira ngo mpaguruke, mbanze nsengere n'urugendo, ariko nsengera urugendo nyafite. Yego gerageze usengere pe nzakire kuko uburwayi bumeze nabi. oya we wivunika, icya mbere nta gafaranga, ubundi isengesho rirakora. Urakoze cyane. Yego murakoze, narindi mu ivugabutumwa rero, ubwo turaza kuvugana. Yego. Kandi ndahamanya n'umutima wanjye yuko mugomba gukira rwose mu izina rya Yesu, ariko amafaranga aze mbere na mbere, Yesu nyine nawe akora imirimo n'ibitangaza, kuko urabizi na Yesu yageraga ahantu bavuga ngo mufite iki mbereho, ntabwo Yesu ajya akorera ku busa gusa. Yego. Yego kandi Imana ikomeze kubarinda. aya ndayariye Uwiteka Imana. Ndacuruza gusenga nongike kunyurwa, kuko Yesu ari byose. Na butike zirahomba, n'abafite akabari barahomba. Haleluya, Imana ishobora byose bene data. Nta mukirisitu, nta mupasiteri udafite akantu. Imana ishimwe. Masengesho ko naguhamagariye kunkorera, ko impano nayiguhaye nkayiguhera ku buntu. Mwana wanjye, kuki wowe ugurisha impano zanjye? Kandi reka nkubwire, ushobora kuba uzi kuri gukorera ubwami bwanjye, ariko ntabwo uzigera ububona. Uzibera nyamwishakira ndamu hano mu isi, ariko ndakubwiza ukuri kutazabona ubwami bwanjye. Abantu bazagera mu bwami bwanjye ni abakoze ibyo gukiranuka. Abantu bazagera mu bwami bwanjye ni abakoze ibyo nshaka, bakoresheje itaranto yabo neza. None se mwana wanjye, ko nshimye none aho uri gucuruza impano naguhaye, ese waba uzi iherezo ryawe? Mwana wanjye garukiraho. Amafaranga nibyo koko kuyashaka no kuyahiga, kuko afasha umuntu gutunga umubiri, ariko njye ntago nitaye kuri uyu mubiri, nitaye ku bugingo bwawe. Mwana wanjye, kurimo utakaza icyizere cyawe kuri njye. Mwana wanjye, ninkurekura aho ntuzagwa. Wagarukiyeho. Garukiraho. Ndakubwiza ukuri yuko abameze batyo batazagera mu bwami bwanjye. None wowe ndimo ndabona, naguhamagaye nzi ko nzagukoresha, kandi ugakora nta ndonke ushaka. None ndabona umaze kumera nk'ab'isi, ngiye kuzakurekura ujye mu isi. Kandi ninkurekura,
kugwa kwawe bizaba bibi cyane mwana wanjye. Ushaka uri umunyabwenge wagarukiraho. Bega agahinda. We Satani, uri murangigisha ukuntu dukora umurimo w'Uwiteka. Wambaye isura yanjye, wambaye ibyera, na Bibiliya bivuga. We Satani yigira marayika w'umucyo. None Satani uje kunyigisha uko dukora umurimo. Uzi igihe maze nca amafaranga muri uyu murimo. Twakindaraye, ndakwiruka uve mu buzima bwanjye. N'undi munsi ntuzongere no kunyigisha. Uza ahantu twavuze ubutumwa bw'intara enye z'iki gihugu twazivuze. East Africa twavuze mu butumwa. Twaranarenze kujya muri East Africa. Wowe uzi ubutumwa bwiza. Uzi abantu bakijwe mu Rwanda. Uzi amatorero tumaze gushinga. None wowe uri gushaka kwigereranya wowe. Urashaka kunyigisha. Kagira Yesu mu buzima bwanjye. Bibiliya iravuga ngo umukozi wese akwiye gutungwa n'imirimo akora, kandi n'inkuyanyangane bakayipfuka umunwa. Uwo ni Satani wakubeshya. Ukwiye kuzajya wishyuza ibyo wese ntago wibuka. Igihe Yesu yoherezaga abantu yarabwiye ngo nimujyane impamba nk'uko umukozi wese akwiye ibihembo. Nawe rero ibyo ukora nawe nibyo bikwiye kugutunga. Uzaryoha. Biranivuga ngo izatugira umutwe ntabwo izatugira umuriro. Waba umutwe gute se kandi utishyuye? Niba ushaka kuba umurizo uzareke kwishyuza. Niba ushaka kuba umutwe ishyuza. Kandi Bibiliya iravuga ngo tuzaguriza amahanga. Amahanga ntabwo azatuguza. Uzayaguriza gute ntacyo? Komereza aho baca ibiciro. Ntuzongere kujya uca amafaranga make. Kandi mwana wanjye ujye wumva ibintu wari watangiye kubikora. Ibi ntabwo nzi aho bivuye. Komeza wakabana amafaranga. Ubundi hapfu wavuye. Uri uwanjye rata. Komereza aho. Nzakomeza kukugirira neza. Kandi nzanakwagura. Ngewe no kuguha impano zo kuzura abapfuye. Ukomereza aho. Iyi si tuzayifata njye nawe. Shalom.